Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Butera Knowless. Amashimwe cyane twakira Knowless, ladies and gentlemen. Amashimwe cyane kuri Butera Knowless, ladies and gentlemen. Knowless, umwaka mushya. Umwaka mushya. Twese hamwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Wabibonye gute se abahungu bakoze bagerageje hari n'izindi mbwa ziri inyuma? Oya hari n'abandi banyarwenya bari inyuma. Ni sawa kabisa nishimiye guhura n'umu-ex nyuma y'igihe kiri byari fresh kabisa. Hari dinaro zukatahanya amapeti. Nimwe ba ex numvishe bishimiranye. Hari abandi nzi hano kabisa bananyandikira ngo naza ntago ndibuze. Knowless twishimiye kukwakira muri Meet Me Tonight. Ni ikiganiro dutumiramo abantu b'abarejande mukomera amashyi cyane Knowless. Umunyabigwi. Knowless watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki mu mpera z'ibihumbi 2010. Aringize ubwoba. Narigeze mu mpera ubundi Knowless mukomera amashyi cyane ntago ari wa kera cyane. Ubundi yari inyuma ya 2010 ahita amena ngo ubundi ngo donc ngo za 2021 kane watangiye 2010 nibwo watangiye umuziki neza cyangwa nibwo wari uri kugerageza? Nandi muri secondaire ngiye kurangiza mu mwaka wa nyuma so byari bitaraba neza hanyuma ndangije nibwo navuga yuko byatangiye mu 2011 ariko mu 2010 nari natangiye kushaka uko bigenda. Waratangiye kujya nijyari wiyumvishemo impano y'ubuhanzi? Ibintu bijyanye no kuririmba muziki ni ibintu nakuriyemo kera cyane ndakana. Mama yararirimbaga yajyaga antwara rero ndi gato cyane nyuma y'ibintu bitandukanye ngisangamo byaramfashije byarankujije nakundaga ibintu by'imiziki ntabwo nari umuntu uvuga cyane bijyanye n'ibintu bitandukanye ubuzima n'ibiki byose hanyuma rero ikintu cyamfashaga kikankura mu bwigunge niba ariko navuga ni imiziki no kuririmba so byatangiye icyo gihe n'ubundi ndi umwana bimeze nka therapy ndabikurana mu primaire secondaire biba mu makorale hanyuma nyine nza kwisanga ndi kuririmba indirimbo z'isi. Wagiye no muri korali y'abana? Korali y'abana nari nakana nyine ndi umudivantiste so hari ibintu nyine tugira mu rusengero byo bita ishuri ryo ku isabato so nari akana k'akayobozi rero k'ishuri ryo ku isabato nari oblige yo gushakisha uturirimbo twa tundi tw'abana nyine two kwigisha abandi bana so bigatangira gutyo. Gutangira umuziki usanzwe Knowless ninde wari role model wawe? Niwe muntu warebeyeho ujya gutangira? Niyo yaba ari uwo hanze nta kibazo. Urumva iyo wakuriye mu rusengero cyane bari muri korali ntago ari n'ukuntu utaba wumvaga na radio kubera ko nta niyo wari ufite anyways. Ndi kuvuga kuri party ya secular music. Ntawe warebeye? Ntawe narebeyeho ariko nagiye isi nari ndimo yari itandukanye so ntabwo nari nzi abantu benshi ntabwo hari ubuzima nyine butaramenya gahoro rero okay bigenda bizi. Utangiye nta bantu muziranye promotion ntabwo yakugoye? Of course nari umunyeshuri nta mafaranga mfite ariko ku ikubitiro ku nshuro ya mbere umuntu wa mbere wamfashije indirimbo ya mbere nakoze ni Junior Imana imuhiruhuko ridashira yaramfashije ndayikora yayohereza mu banyamakuru bano ba producers baba bafite abanyamakuru babo n'ibiki yarayohereza njye nta muntu nari nzi hari n'abandi bari
bari muri agasako gatoya nari ndi kumwe nako baramfasha nanjye nza kwiyumva kuri ahubwo radiyo nisengera ikibazo indirimbo ya mbere wakoze urayibuka ndayibuka ariko ntabwo naririmba ntabwo turi buyiririmba ngo ndi kwibaza warayishyuye ntabwo nayishyuye amafaranga rufite na tike yari ikibazo yo kuva ku ishuri nari kwishyura guteze uvuga ngo uri producer wagufashije aho ngaho ni sawa cyane Knowless uratangiye abenshi bakunda gutangira bafite aba role model ndashaka kumera nkawe wowe usijya uvuye muri life y'ishuri uhise utangira umuziki dukunda kwita uw'isi reka mbivuge gutyo niki cyaguteye imbaraga kuko imbogamizi zo ntago zaburaga urumva ari umwana w'umukobwa utangira ibintu udasanzwe ukora utari no kurebera ku muntu uwo ari we wese niki cyaguteye imbaraga so ibintu byo kuririmba nk'uko nabivuze narabikundaga hanyuma no muri kohari byaramfashaga n'ibiki byose iyo ndirimbo rero imaze kugera hanze abana twiganaga inshuti zanjye batangiye kujya bayisaba kuri radiyo hano biriya bihe abantu basabaga indirimbo cyane kuri radiyo indirimbo iragenda ibisereri byatari noneho nibereye ku ishuri umuntu arampamagara arambwira ngo hari abantu bashaka kujya kuririmba jya kuririmba iki ngo ni abantu bategura ibitaramo n'ibiki nta nubwo nibukaga yuko mfite indirimbo nta nubwo nari nzi neza yuko iyo umuntu yakoze indirimbo atangira kujya no mu bitaramo kuririmba ntabwo nabibukaga bwandikwaga hanyuma rero wamenyekanye ku rwego rwo hejuru utarabishiringa so barampamagara umuntu arambwira ngo baraguha amafaranga barampa amafaranga ikiraka cya mbere byari ikintu kirenze uzi kuba uri ku ishuri warakubiswe byatari udafite na 5 niko byari bimeze ariko kwari ukuri ugahita wumva ngo ugiye ahantu baraguha amafaranga big deal okay ntangiye rero kwigira umuntu wadanje barampa ngahe kugira ngo numve nimba ari amafaranga yatuma nsaba uruhushya ku ishuri cyangwa se ndi butoroke nabyo byarashobokaga hano barambwira ngo 30 ntabwo nzi ikintu cyanje mu yego ariko ndavuga yo ni makeya ntabwo nayakorera tuvugishije ukuri nari ntarabona 30 kuva nabaho nyafite gutya mu ntoki yawe nari ndi mu wa gatandatu nari ntarabona ngo mu mufuka wanjye harimo 30 ariko ndamubwira ayo mafaranga ari makeya byatari ntabwo ari ku rwego rwanjye nibaza ko ari Imana yashakaga kumfasha na balensista byatari abo urashaka ngahe ndababwira ndashaka 80 baraseka n'abantu barenze bazaba bari muri icyo gitaramo ntabwo tubahaye amafaranga aho kandi ndavuga nta 50 ati ngwino naragiye ndirimba iyo ndirimbo imwe nyisubiramo nk'inshuro 10 nsubiramo indirimbo uri gutekereza senkani no yamekinze sure ko amafaranga yayagaruje ku indirimbo imwe kabisa nayikubise ariko maze kuririmba iyo ndirimbo nk'inshuro 10 nicyo cyanteye imbaraga nahise mvuga ko umuntu aririmba akabona amafaranga ngiye kwataka nta nakwica havuze yego komana yanjye nta nubwo donc nahise mbona ko aho hantu ariho ngomba kuba ndi so nta kindi cyakurikiyeho mu bwenge bwanjye nuko ndi kwiga kugira ngo bigende gutese kugira ngo mbeho ngire ubuzima nkora amafaranga n'ibiki none mpise mbona inzira nshobora kunyura nshoboye nkoze ibintu nkunda binduhura umutima none umuntu akamara amafaranga ye nahise mfatiraho uhita utangira kudutamo amashyi menshi cyane kuri Knowless ladies and gentlemen Knowless iyo muri icyo gihe nta ikibazo ntago wigeze uhura n'ibicantege icyo gihe urimo kwiyemeza ko ugiye kudutama imizigo mbivuge gutyo nta kintu cyaguciye intege cyakubayeho umara kugira izo ntego zo gukora umuziki course ntabwo byabura ikintu cya mbere urumva uvuye nagiraga isoni byataye n'ubu ntabwo birashira neza icyo gihe byo byari bikabije uvuye mu rusengero n'iyo korali uririmbamo uba ushaka kujya inyuma hanyuma wisanze uri imbere y'abantu bangana gutya cyangwa se benshi kuri bo iyo niyo ari imbogamizi yanjye ya mbere
hari ibintu byagiye nyine bibaho muri urwo rugendo rwo gutangira nkahita imbere nkikubita hasi abantu batiyafasha kandi byabaga ari isoni icyo kintu cyabaga ari ikintu kirenze n'isoni zabaga zigira isoni nyinshi no kubasha kugira imbaraga zo guhagarara imbere y'abantu gutya ngo turebane mbarebe icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni amafaranga kubona ukuntu ukomeza urugendo nta bushobozi ufite nabyo byari ikibazo ariko nyine inzira azi ntungazo ufite umutima ushaka inzira ntabwo uzi ukuntu bigenda ariko inzira ziracika ikindi n'ibicantege abantu murabizi umukobwa wagiye mu muziki ni kirara bla 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 indaya n'ibiki byose yarananiranye amashuri yaramunaniye ibintu nk'ibyo ariko ibyo byose nta kintu byantwaye cyane kuko nari namaze kubona yuko nabonye ahantu nshobora gukura ubuzima so ibindi ntacyo byari bivuze uvuze ku kintu cy'ukuntu sosiyete ifata abana b'abakobwa iyo bajoyininze ibintu bijyanye n'ubuhanzi urugero nko muri Genesis turi abanyarwenya 100 ariko harimo abakobwa 3 ikintu twishyizemo cya mbere ni inama cyari ikibazo nshaka kubaza kukagira inama cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa hano harimo abakobwa b'abahanzi harimo abakobwa b'abanyarwenya harimo abakobwa b'abasizi harimo abakobwa bashoboye bafite dreams bashaka kugeraho Knowless ufite ahantu ugeze turakuzi umeze neza nihe nama wabagira ugendeye ku rugendo rwawe kuko ni nk'abanga gukora umuziki akavuga ati ngenda bizi promotion ishaka kunsaba ibintu nafite cyangwa se hari n'uvuga ngo icyo binsaba cyose nzagikora akashiduka yishoye no mu bibi kugira ngo indirimbo yirinde igera ahantu washaka kigera nihe nama wagira umwana w'umukobwa uri mahanga uri muri iyi sare ufite inzozi zo kuba umuhanzi runaka ariko we udafite inzira ariko bivuye gutya afite inzozi ariko nta nzira arabona nihe nama wamugira ugendeye kuri experience yawe kuri njye ikintu cya mbere nizereramo ni umutima ushaka iyo ufite umutima ushaka ufite ubuzima bufite intego mu buzima ibindi byose birakunda kuko uwo mutima ushaka n'iyo ntego bituma uhangana bikubuza amahoro urara udasinziriye kuko ufite inzozi nini cyane iyo ufite inzozi nini rero byatari ntabwo wasinzira urara uzunguza umutwe ndabigenza nte ndaca he ndareba ndagira gute nibaza ko iyo harimo ubwo bushake bwinshi rero nibaza n'Imana nyine yicira inzira ibintu nk'ibyo ariko ikintu cya mbere ni umutima ushaka kutarekura ijambo ryitwa inkotanyi hari ukuntu nyine twumva ni inkotanyi nk'abasiga urakotana kugeza ku munota wa nyuma as long as uzi icyo ushaka uragiharanira uyu munsi bikanga ejo bikanga ariko uko ukomeza urwana no kugira ngo ugere ku cyo ushaka birakunda so icyambere rero ni ukutarekura ikindi ni ukudacika intege nta muntu n'umwe ushobora kugukura ku nzozi zawe nta muntu n'umwe ahantu ushaka kugera wowe kuko wavuze gutya wowe kuko wagiye ugakora as long as utankuyemo umwuka utanshiye amaboko ibitekerezo nawe mutima utabitwaye nta kintu wazuvuga ikisi nta kintu wazuvuga so no guhangana paka icyo ushaka ukigezeho amashyushye cyane kuri Knowless ladies and gentlemen Knowless hano harimo abajene bashaka kuba abasitari hari igihe umuntu aba afite n'impano ariko icyo ashaka atari ukuyibyaza ashaka kujya kuri sport ndashaka kumbwira ibintu bibiri byiza byo kumenyekana na bibiri bibi byo kumenyekana okay kumenyekana ni byiza hari abantu benshi tubona bamenyekana mu buryo butandukanye umuntu akaza agakora akantu nyine tukagakorya aho ngaho twese tukabibona kuri social media ibintu byaroroshye byarihuse ariko ubwo nyine niba ari ntago kumenyekana nyine icyiza hari ahantu bifungura imiryango waza kwa Merci yabona ari kanaka agahita kwicaza hari imbere murabikora wajya nk'ahantu mu isoko kugura inyanya n'ibiki byose akabona akaba yanaguha n'ikiro cy'ubuntu cyangwa akanakongeza kubera yuko yakumenye ni byiza hari imiryango bifungura ariko utabirebye neza bishobora kukwangiza
bishobora gutuma uta ubumuntu, kwibagirwa uwo uriwe, ukagendera muri cya kintu kana karanzi ibiki n'ibiki, ukibura ugatakaza ubumuntu, nimba ariko navuga, ugatakaza wanyawe wowe nyine abantu mwakuranye ukajya ubabonera hariya bisaba nyine, ni ibintu byiza, ariko ni ibintu bisaba ubwenge, kuko utabitwaye neza byakwangiza. Ariko nanone ntago nibaza ko kumenyekana bihagije. Niba ugize opportunity ukamenyekana mu kintu, bivuze ngo hari icyo kigomba kugusigira. Ntago nibaza ko umuntu yaza muri career runaka intego yari ukumenyekana just maze se bikagenda gute. Nukumenyekana ariko ukaba consistent, uko kumenyekana kwawe kukagumaho, kugahoraho. Aho ngaho nibwo bibyara umusaruro, ukagira ikintu ukuramo. Ariko iyo intego yawe, purpose yawe ari mpite hariya bambone, niho usanga birangiye, biciyeho birarangiye, turamubuze muramwibagiwe. Ariko aho ari ubuzima bwe bwo mu mutwe ni ikibazo, yarangiritse. So no kugira purpose to ubuzima, uvuga ngo no kubijera. Abantu bari kuza mu nzira yo kuri sport ni ukwiga kuba kuri sport. Knowless, hano ni muri show ya comedy, icyo kintu cyakubayeho ujya wibuka ugaseka, yaba ari muri kariyeri, hari moment umuntu aba yaranyuzemo nyine akavuga ati ibintu mbyibutse ndaseka. Okay, gisekeje se? Oya, wowe niyo cyari kigusekeje? Gisekeje. Abana amatoilette yo kwishura basa nabi byataje mu masegonderi, kandi kubera ko sinzi wenda byanze bikuze bibabaho bamwe muri mwe, ariko ubundi hari ahantu niyo mpamvu yitwa mu bwiherero nyine, uragenda ukiherera ukaruhuka ukaruhuka kabisa. Ukeneye kuruhukira rero ahantu hasa neza, nta n'umwuka, ku buryo nyine usubira mu ishuri umuntu atagira ngo bahishuri. Rero ku ishuri habaga hari toilette z'abanyeshuri n'ubwiherero bw'abarimu, ariko by'umwihariko hari ahantu bakunda kuvuga ko umuyobozi directeur ajya. Akagufuri kaho karafungaga, ariko nyine mwiga ububandi bwinshi yo muri mu ishuri ukagasetsa, hari ukuntu ugasetsa bigakunda, iyo ufite nyine bigakunda. Nge rero buri gihe nakundaga, nari mfite umucuti wanjye w'umuhungu wakundaga kugasetsa, ebana nanjye nkavuga ndabyiga nkajya ngasetsa buri gihe nkajyamo. Hari mu buruhukiro bwanjye mbiziranyeho n'abacuti banjye, umunsi umwe nyiri ikigo araza asangamo, ariko atambonye. Nawe ibyo aribyo byose yari akubwe cyane. Abagusanze muri office akora gahunda agira gute, yansanzemo nyine aratunganya, ariko hagati nyine asanga ari gutunganyiriza ku muntu bidakabije. So yeah, cyari igikomere kirenze, cyari igikomere. Urumva umuntu mukuru, kwanza igikomere ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari izo gahunda, ni ukubona umuntu gahunda. Icyo kirenze. Iyo story ahubwo tuzayiba, iyo mise nyumvamo blague. Knowless, muri kariyeri yawe
niye success wagezeho ukishima? ni ukugira umuryango. Ahubwo mesengera ikibazo, ufite umuryango, ufite uracyanakora, ubihuza gute? Hari abantu bagira umuryango akahita areka ibyo yari arimo, hari n'ababigumamo ntibagire umuryango, wowe ubimanaginga gute? ni bisanzwe nyine, nuko niko kazi nakuze nkora. Urumva uriga ukajya mu buhanzi, abantu bakavuga ariko biriya ntabwo ari akazi, ntabwo byakubeshaho, kongera ugashyiramo ayandi mashuri, bavuga ati ntawamenya bya bintu bishobora gukunda cyangwa bikanga, kanongera ishuri ukaryongera, ariko ugasanga aho uri kubona inyungu cyane still ni hahandi, ariko akanya kashira kongera, wenda ukongeraho ishuri gutyo gutyo, ariko kugeza ubu impamvu bikunda nuko ari byo bimbeshejeho, nibyo byangiza umuntu wundi ubu ngubu, nibyo byamfunguriye amarembo, nibyo byampaye ubuzima. Ntabwo nibaza yuko rero hari undi muntu wantangira wambuza gukora icyo kintu kimbeshaho, kikabeshaho n'abandi benshi binturutseho. Knowless, mu bana bawe hagezemo umwe uvamo umuhanzi, wamushyigikira? Namushyigikira n'ubundi. Ntabwo ndishuwa nimba bazababo, ariko kubera yuko ubu none hari ibyo babona dukora, ugenda ubona ko nabo bari interested, bashaka gukora piano, harimo ucuranga piano, nakomeza rero akayicuranga ntabwo nzamubuza. Harimo ubona areba mugenzi we arimo kuririmba cyangwa acuranga piano, ukabona ateze amatwi cyane, cyangwa ukajya kubona ukabona akoze akantu from nowhere kandi ntawe akamwigishije atari nk'uwo mugenzi we. Okay, avuga sawa, so icyo bazakora cyose nzabashyigikira. Ko hano harimo ababyeyi abantu ushaka kubwira, njyewe hari abantu gisobanurira ibintu nkora nka sogokuru wanjye, ariko shaka bera ibintu uvuga ubikura he? Ukajya kumusubiramo, atari ahantu numvishe uvuga ngo urusengero ruriya n'urwahe, akuramo ama information. Ababyeyi badasupportinga abana babo bagifata ubuhanzi nk'uburara, ntabwo birashira n'ubwo birahari. Cyangwa se akaba yakubwira ngo iga urangize kwiga ushaka akazi, nyuma y'akazi ubu umuhanzi. Ababyeyi barimo aha ngaha ndashaka kubasobanurira, ubuhanzi bwatunga umuntu bukora? Ubuhanzi bwatunga umuntu bukora ubu ngubu? Ubukora? Kuko tubayeho kandi ntabwo ari nabi kabisa. Niba uri umubyeyi uri aha, ubundi niba hari ikintu gisigaye gitunze abantu cyangwa se kiri gutuma abantu babona amafaranga, ni imirimo y'amaboko n'ubumenyi ngiro. Urumva, kujya muri banke ni byiza, hatagira umuntu untera ibuye urimo hano, ni byiza, abona amafaranga mu biro runaka, ariko niba hari ikintu gisigaye cyihuta cyane kugira ngo ubone amafaranga ukire byihuse, nibyo ngibyo n'ubumenyi ngiro. So muri ubwo bumenyi ngiro mu biki harimo n'ubuhanzi. Ubuhanzi urimo amafaranga wese uyabona? Wese uyabona? Amashyi cyane kuri Knowless. Mu kanya turakira ibibazo nka 2 cyangwa 3 by'abakunzi bawe bashaka kukubaza, hanyuma ariko hari intego tuba dufite team muri Meet Me Tonight. Team yacu ivuga gukoresha ibyo dufite kugira ngo tugere ku byo dushaka. Use what you have to get what you want. Ubona urubyiruko ushingiye igihe watangiriye umuziki, igihe watangiriye ibyo ukora, ubona ari amahirwe ubu ngubu twe dufite twakoresha tukagera ku bintu byinshi? Ubu ngubu ibintu byinshi byaroroshye, ikoranabuhanga ryoroheje ibintu. Mbere ntabwo byari biri hejuru cyane, ariko ubu ngubu navuga cyane cyane ikoranabuhanga ryihutishije ibintu. Urajya kuri murandasi ukaba wakorera amafaranga kubera yuko Knowless ni mukuru. Murandasi ni biki? Murandasi muri kuyumvara?
ni interineti. Ntibimeze bite? Nta bintu byo kuvanga indimi kubera ikira. Urajya uri kuri murandasi. Ni kuri murandasi. Ugakora bikagenda. Kuri ubu hari amahirwe, ariko ikintu mbona nk'urubyiruko kamwe mu kuvuze ko ndi mukuru nanjye ndacyarurimo, gisa naho ari imbogamizi kuri ubu ngubu ku bajene, nuko harimo akantu kameze nko gushaka gukira vuba, byihuse no kutavunika. Ibyo ngibyo rero hari amahirwe menshi yo kuba wakira, ariko nanone ibintu byose ni gahoro gahoro, ni step by intambwe ku ntambwe. Rero hari byinshi byari bitugoye kera wasangaga, ntabwo ari kera cyane ariko n'imyaka maze imyaka 10, ariko icyo gihe wasangaga amaradiyo yari ataraba menshi, social media ntabwo yari hari, ariko buragenda kuri YouTube ukaba utanagaragara kwanza, ukagenda ukareba umuntu uri wafashe kamwe uri kugenda yandika 8 ukabifata abantu bakabira bikagenda gute ukabona amafaranga. Hari opportunities nyinshi cyane, ariko nanone hari ukuba habayemo kurangara gatoya izo opportunities zaguca mu ntoki, kubera ko utazikoresheje neza nta kintu zakumarira. Muri make twirinde gukira vuba no kutavunika. No nukuvunika birashoboka ko wakira byihuse, ariko kora kandi ikindi navuga ku bajene, nta muri musuzuguritse. Hari umuntu ushobora kwicara mu rugo afite umubyeyi, n'urugero ubuzima babayemo buragoye, umubyeyi aragenda akajya nko gukubura hariya ku muhanda, barabyeyi tubona bafite umuryango, ugasanga yasize umwana mu rugo, ariko uwo mwana wo mu rugo yumva ntago nabikora, ariko mama yatahana 2-3 ugashaka ko akugurira mega za 300. Gute? Urashaka kurya ibyavuye mu mvune z'ako kazi usuzuguye, ariko ntago ushaka kugafacinga ngo nimba ari bwo isi tujyana ahantu hatandukanye, niba ariho isi kujyanye ubikore uyu munsi ni ugutangirira aho ngaho, ariko ejo birahinduka. Ariko niba ushaka gutangirira ku bushorishori biragoye, nta nzitangira yuzuye. Nta muntu uhera ku gisenge. Amashyi cyane kuri Knowless. Ladies and gentlemen, tugiye kwakira ibibazo nka 2 twirukanka. Ufite ikibazo ashaka kubaza Knowless? Twagiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Coach Kevin, ndi umucoach, ndi personal trainer. Ndagira mbaze Knowless, ibanga akoresha, ubundi tumenyereye ko abamama bamaze kubyara, bamaze kugira urugo bahita babyigwa bakangana, bakagira ngo bakenyeye matora. Nyendagira mubaze ibanga akoresha kugira ngo wenda n'abandi bakobwa cyangwa abamama bari hano bumvireho ukuntu akipinga taye ye ikaguma. Jewe nakuze mufana, uko muzi kera niko kimeze, nta cyahindutse. Nyendagira umenye ibanga akoresha, nanjye wenda nabikoresha mu kazi kanjye. Murakoze. Murakoze. Urumva ni discipline ni discipline mu buzima, ibintu byose. Ikindi nanone ntabwo ari kuvuga ko abantu bashobora kuba bivuze ko nta discipline bagira. Nanone imibiri yacu iratandukanye, ushobora kugerageza ugashyiramo iyo discipline, ariko bitewe n'umubiri wawe bikagorana, bikaba ikibazo. Ariko uwo muntu ntago wamuveba, Imana yaturemye bitandukanye. Gusa nanone hari discipline ishobora kugukorera ariko y'igisirikare kabisa. Hari ibintu wiyima gafata ibindi bitameze neza, bibishye se n'ibiki byose, ariko nanone kubera icyo ushaka rero kiravuna, ugomba kugiharanira. Nukuvunika ukajya kuri iyo discipline igoye, masiporo ukazi, niba bigusaba kuzinduka ryari, niba bigusaba kureka umugati kandi wenda ahantu utaba udafite uwo mugati n'ibiki ukabikora, nibaza yuko ari ibyo. Ariko uretse iyo discipline habaho nanone n'umubiri w'umuntu. Ubundi
abantu bake nzi bo muri famille ntago bari babyi, so habaho nyine na jeans too maybe. Yeah, ni ukuvuga ngo nanjye mwunganiye coach, ntabwo iyi ngiyi arinda n'agaheri nashimye, ni ukuvuga ngo nzajya kuyikuramo. Hari abantu bajya muri gym bagafatira recuperation ahantu hari akabenzi, ubundi urumva nanjye kuvuga ngo uzajya urya salade, ariko ndabona ariko ubwo wicaye muri VIP wayishobora, uzajya urisha, buriya kurisha birananura. Amashyi menshi cyane kuri coach rwose, nzagushaka unkuriremo inda. Tugiye kwakira ikindi kibazo kimwe, hari umuntu nabonye hano, ni hano uriya hari inyuma. Amazina yanjye nitwa Nemimana Toma, umurundi, maze iminsi biri hano. Ndumufana cyane wa Knowless, ariko nashaka kumubaza akabazo gato. Hano haciye umunyagwenya aravuga ngo ni umu ex wawe. Noneho nawe winjiye uravuga ati ni umu ex wanjye. Merci avuga ngo aba ex bishimiranye. Iyo Safi aza akavuga biriya vya mbere. Haryo uvuye nawe wari gusubiza, wari gusubiza kuri wasubiza uriya munyagwenya. Ikibazo cyanje nico kandi merci. Ndakubonye we, umuntu wo mu Ngagara. Wakira ikibazo cya nyuma. Ntabwo ari ikibazo cyangwa twagisimbutse byarangiye? Si byose twagisimbutse twagiye byarangiye. Oya nta kibazo, nta kibazo kirimo. Ntago ndi umwanzi na Safi, maze aciye imyaka 13 irenga, so ntago niyo waba ufite urwango rungana gute ntago wamara imyaka 13 ubitse inzigo y'umuntu, ntago bishoboka. Knowless, njyewe ndakubaza, umaze imyaka myinshi mu muziki nyarwanda, mbere na mbere ndahera kuri ino ndirimbo. iyo ubwira DJ koko. Ni indirimbo yitwa Komeza, ni indirimbo imaze imyaka 14 uyisohoye. Ndakubaza kuri ino ndirimbo, wavuze yuko utangira umuziki nta mafaranga wari ufite, kandi birumvikana. Iyi ndirimbo uyikora uratubwira ukuntu byari bimeze. Ikindi kibazo cya kabiri, uratubwira ubuzima bwa Knowless, ari Knowless wenyine, noneho aze no kutubwira ubuzima bwa Knowless burimo Clement uyu munsi. Icya mbere ni kuri Nkomeza, iriya ndirimbo ya mbere. Uko nayikoze, iyi ndirimbo wumvishe umuntu yakubaza wayikoze kuko ni indirimbo wumva ko nimba ari uri mu rukundo nawe bizi, kandi ni indirimbo wahereyeho cyane. Noneho ikibazo cya kabiri ni ubuzima bwa Knowless wenyine n'ubuzima burimo Clement. Clement rwose boss. iyi ndirimbo ni indirimbo yanjye ya kabiri, so amagambo arimo ni Kamishi wamfashije kuyandika. Hari ibyo nanditse, hari n'ibyo Kamishi yamfashije kwandika, so ntabwo ari uko nari ndi mu rukundo cyane ku buryo icyo ushaka kuvuga ndacyumva, ariko ntabwo ari ibyo kabisa. Ntabwo ari ibyo. Hanyuma of course byari bigoye, harimo imbaraga z'abantu benshi, guhera ku wayikoze, guhera ku wayigiyemo Murenzi, abo bose bashyizemo imbaraga zabo baramfasha kugira ngo indirimbo na Lick kugira ngo iyo ndirimbo ikorwe. So
hari amafaranga nabonye makeya abantu bagenda baterateranya ndakora ariko harimo n'imbaraga z'abo bantu bose kugira ngo iyo ndirimbo ikorwe hanyuma ubuzima bwa Knowless wenyine n'ubuzima icya kabiri nabajije ubuzima bwa Butera Knowless wenyine n'ubuzima noneho bwa Butera Knowless bugezemo Clement ariko aka gatatu ujya uteganya byibura gukora imyaka umaze mu muziki nyarwanda kuko 2025 uraba umaze imyaka 15 mu muziki byibura ujya utekereza gukora experience yawe umaze mu muziki nka Butera Knowless ubuzima ndi njyenyine ariko nta nubwo nije okay twari turi kumwe n'ubundi na mbere yuko mariage iba kuko twatangiye gukorana 2012 so bivuze ngo nkiri ntarabona neza ntarafatisha neza ahantu nkorera biba bigoye ku artiste wese uba ufite vision ariko ukabura umuntu muyihuza hari aho ushaka kugera ariko abakwegereye maybe batanayibona uri kurwana n'umutima wawe n'ibitekerezo byawe rimwe na rimwe abakwegereye bakakwinfluencer ariko mu by'ukuri ufite umurongo utari kubona neza iyo ugize amahirwe ukabona umuntu muhuza vision ni amahirwe arenze byatari so ubuzima bwanjye rero vision nari nyifite Clement tutarahura ariko ntafite umuntu umfasha kugira ngo iyo vision nyinjiremo neza maze kuhura na Clement nahise mvuga kabisa twaragiye ikintu cya mbere nungutse nuko ni n'umurongo kubona umurongo ngenderwaho ikindi ni discipline ikindi ni uko ubuzi ngo mfite amaboko kabisa so birumvikana yuko rero nyine harimo ikintu kirenze ndamushimira cyane yarakoze murakoze cyane nizere ko dushoje uriya none amanitse amaboko abiri uriya w'amaboko abiri dusoza kabisa ni ikibazo cya nyuma okay urakoze cyane amazina yanjye nitwa Joseph ndi n'umunyarwenya hano muri Gen Z gusa naje nk'umufana na nje gushyigikira abagenzi banjye ikibazo nashakaga kukubaza actually ndi n'umufana wawe ikibazo nashakaga kukubaza mu minsi yashize nyuma y'amatora mwahuye n'umukuru w'igihugu and then nyuma yo guhura yanabagabiye n'iki haje kuza rumors ngo wowe Bwiza ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ntiwamutumiye ngo aze ngo kandi nawe atuye Karumuna twashakaga kugira ngo ushyire umucyo kuri icyo kintu kugira ngo n'abantu bagize ibitekerezo bitari byiza bagutekereza mu bundi buryo kugira ngo ibi bintu bibe clear utubwire Bwiza ese umufata ute nk'umuhanzikazi mugenzi wawe murumuna wawe muri ibi bintu kugira ngo nyine tunyurwe twumve icyo ubitekerezaho murakoze ndagisubiza mu buryo bworoshye kandi twese turi bakuru hano turabizi ikintu turi kuvuga ni icyerekeranye n'umukuru w'igihugu genda Butera ndiki gifite ubushobozi donc ku buryo ubu none hanahaguruka nkavuga ni ewana story hano zirarangiye tujya guciringa na boss ufite ubwo bushobozi ibyo birasubiza ibintu byinshi rero so hari ibintu bimwe na bimwe nk'abantu bakuru nk'abanyarwanda dushobora kugiriramo blague cyangwa tukagira gute ariko nibyo navugaga ko hari n'ahantu kameme tuba tugomba kugereza hanyuma kuri Bwiza n'umuhanzi mwiza kabisa ufite ahazaza heza ukiri mutoya wigaragaje n'ubukigaragaza nifuza kumubona ahantu kure ndetse atari we gusa hari igihe cyageze mu muziki w'abakobwa nubwo n'ubu ngubu bigihari ariko ntago bikiri cyane hari igihe cyageze ugasanga nko kuri line up hari umukobwa umwe ari we ngewe mwaba benshi mukaba babiri niyo waba ushaka gukora ngo ukire bingana gute ntago icyo kintu cyagushimisha yuko ujya mu irushanwa ugasanga uri muri bus y'abagabo 10 wicaye mu room ntago bishobora kugushimisha niba rero ari ikintu cyagushimisha cyatuma
kuko uba uri gufayitinga nawe biba bikujeniye ni ukubona uri mu gitaramo ufite umukobwa umwe babiri mugenzi wawe. Abakobwa dukenera utuntu twinshi, uribaza nko mu marushanwa nabaga ndimo uba wambara ufite amakanzu agira gute, uribaza nko kubwira umuhungu ngo mfungire ikanzu inyuma, ni ikibazo. Ariko uri kumwe na mugenzi wawe muri benshi mufitanye amaboko, afite amaboko yanjye nanjye mfitahe. Niba hari ikintu rero kirenze ni ukubona abakobwa benshi bari kuza mu muziki, harimo Bwiza ndetse n'abandi artiste benshi b'abadame b'abakobwa. So nta kibazo na gitoya mfitanye nawe, nta n'ikindi nagirana n'undi. Burya ibibazo biterwa n'abantu ariko binakemurwa n'abantu. So yeah. Amashyi menshi cyane kuri Knowless, ladies and gentlemen. Mwakoze cyane. Ariko Knowless, mbere ko tugenda, hari umu artiste ugufitiye impano. Wa mu artiste ari he? Hari umu artiste ufite gift ya Knowless, ntago nzi ngo ni iki. Mu muhamashya atambuka ntago gushushanya biba byoroshye. No umunyeshuri wo ku Nyundo. Ewana yazindukiye ahangaha kabisa ngaje kukureba. Amashyi menshi cyane. Harya witwa? Yitwa Esie. Impano rero wageneye Knowless, turashaka kumenya ngo ni ibiki itamuturikana. Hano umutekano uri mu maboko yacu. Mufashe. Ni ibyawe na Knowless, reka njye ku ruhande. Ewa, nta kintu wamubwira se? Amazina yanjye banyita Twahirwa Esie, niga ku Nyundo. Rero nahisemo gukora Knowless kuko ndi umufana we mu buzima busanzwe. Rero nagira ngo mbonereho n'umwanya wo kubwira abandi ba artiste nabo bajye bagerageza gufatirana amahirwe babonye. Umuntu washaka ko mukorera nawe platform zawe yamamaze yamamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Nimero ni 07 witwa nde? Nimero ni 079 888 408. Ndazisubiramo. Ni 079 888 408. Kuri Instagram banyita Esie_@250. Esie_@250. Mumufollowing. Amashyi kuri Esie. Urakoze cyane kabisa. Noneho kwa kundi cyo tubigenza, murashaka turirimba ihe ndirimbo turirimbire Knowless. Iye. Oh? Yari yose. Iye. Waruri he? Waruri he? Murayiririmba? Ntaribi. Yuda ni wowe. DJ twagiye vuba vuba. Tugera gutya twese, tugera gutya. Urankunda bikandenga. Uranyuzuza bikanera.
simba naramenye iyo naza simba narahuye uranyuzuza nkanyurwa bika amashyi menshi cyane kuri Knowless. Thank you. Wakoze cyane Knowless. Thank you so much. Merci beaucoup. Amashyi menshi cyane kuri Knowless, ladies and gentlemen. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera